Atsindagira rwose nabakubuze nyibabanaye nabakumbura itumuteteshe ijoro rike itumuririmbeye bimunyureye nkarutahagira igahacumbe mico izasibira rimwe mumburize ababyeyi ni mumburize abakobwa musiro mazita mazina bambonye bagira bati uratwereka iyo wicuranga mu kaganda wangeriwe izorengeye n'inyagirwa n'iganda yaganda bakayiganduza inkuyo kandi ngiyi mwabagabo mwe kurega umwari wayinyoye araribora agahora n'ituta tutubikana temba itoto yuje ituje uwo ninjye mureba ushaka kumiga naze dutaramenda kurahiye wangerewe urugana amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana urugana amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana mukunzi wanjye uri mwiza rwose uri mwiza urukundo nkunda rundutira vino imibavu yawe ni nk'amavuta y'amadaro niyo mpamvu abakobwa burya bagukunda nyemerera dutuze duture heza hahandi hatuje hatarangwa ikizinga urugana amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana urugana amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware
pasiteri uri busezeranye Bibiliya. Hagati aho abasore n'inkumi baherekeje umugeni barimo batambuka neza cyane bigira imbere kugira ngo ubukwe bwacu bugende neza. Dusabe n'abari kumwe n'umugeni kugira ngo nawe bamubwire yegere umuryango aho muri mwicaye mukurikirane ituza ibyiza biri kubera muri ubu bukwe. Reka dusabe ba kameramani muhe umwanya abakimbagizi mubahe akayira. Utanze umugeni kandi amuhaye nde? Utanze umugeni ni Peter niyo nasenze, amuhaye Mwizerwa Moise. Amen. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Turasaba ko umusore akomeza kwegera umugeni we akamufata ikiganza cy'iburyo. Ntarusakuru bahangaha ahantu hari Imana, niyo mpamvu buri wese agomba gusenga kugira ngo umunwa we ubatizwe mu izina rya Yesu. Imana duhana umugisha. Ariko natwe turi benshi, mbese abanyaruhanga abanyagasiza tubake dute? Mwicare mutuje kandi Imana ibahe umugisha. Tukaba rero duteranirijwe ahangaha n'aba basore bacu Emerance na Moise, kagira ngo rero ubwo tumaze kwakirana twese tubaye umwe, reka natwe dufatanirize hamwe kwakira aba bageni bacu. Umukuru w'intara yiteguye gushingira mu kanya gato karaza, mbese mubakiye mute twese hamwe? Murakoze cyane. Ndi kumwe na Pasitoro Aime Murego ugiye kutuyoborera uyu muhango. Ataratangira reka iteraniro muhaguruke dusabe umuyobozi w'indirimbo atuyobora indirimbo y'194 kugira ngo dutangize uyu muhango.
Data twese mubyeyi wacu ukiranuka uri mu ijuru ryera, kuri aya manwa turagushimiye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye uburyo wabanye natwe ukaturinda, ukaturindira mu miryango itandukanye, ukaba washimye ko muri uyu munsi duhurizwa hamwe ubihimbarizwe. Turagusabye kugira ngo ubwo tugeze mu rusengero rwawe, gahunda zigiye kuhakorerwa zose zibizera, kandi pasitoro witeguye gukora uyu muhango umuhagarikire. Umukwe n'umugeni komeze kubafasha, twese abari muri iyi nzu komeze kubana natwe, kandi amahoro yakomeze kurinda imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo, umva umunezero, urukundo rwuzuye, Imana yesheje icyubahiro muri mwebwe. Iyo niyo nzira yonyine iboneye Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Umunsi n'uwanyu Imana irabyemeye, ubu ngubu mwembi mubaye umwe, birahamye rwose muhamije isezerano, mugiye kubana akaramata. Natwe inshuti zanyu tubasabiye imigisha, gutandukana ntibizabeho. Umva umunezero, urukundo rwuzuye, Imana ihesheje icyubahiro muri mwebwe. Uyo niyo nzira yonyine iboneye Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Umva uwo munezero, urukundo rwuzuye, Imana ihesheje icyubahiro muri mwebwe. Iyo niyo nzira yonyine iboneye Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Mutangiye buragoye n'ukuri, muzahura n'ibigeragezo, ingorane nyinshi, imitego ya Satani, ariko n'Imana muri kumwe, izabaha byose, ibyishimo n'amahoro, muzagwize mubyare murere. Umunezero, urukundo rwuzuye, Imana ihesheje icyubahiro muri mwebwe. Iyo niyo nzira yonyine iboneye Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Umva uwo munezero, urukundo rwuzuye, Imana yesheje icyubahiro muri mwebwe. Iyo niyo nzira yonyine iboneye Imana yahaye umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Umva uwo munezero, urukundo rwuzuye, Imana ihesheje icyubahiro muri mwebwe. Iyo niyo nzira
umukwe n'umugeni we kugira ngo babane mu rugo. Mu rugo. Warawutegereje uyu munsi udasanzwe, ibyaramezi biba iminsi n'iminsi b'amasaha, ndetse bigeze ku munota ndetse no ku isegonda, none dore aho duhagaze mu bwiza bw'ibyiza. Birarangiye babaye umwe, rukundo ruratsinze, nicyo gituma ubona tunezerewe kubw'uyu muryango mushya. Turirimbe tugira intsinzi, dushime rurema, mbese muraho bageni beza muhumeke amahoro masa. Birarangiye babaye umwe, rukundo ruratsinze, nicyo gituma ubona tunezerewe kubw'uyu muryango mushya. Turirimbe tugira intsinzi, dushime rurema, mbese muraho bageni beza muhumeke amahoro masa. Babaye umwe uyu munsi, ntibakiri babiri, ab'Imana yagize umwe, ntihazagira ubatanya. Natwe tubifurije ibyiza bituruka ku Mana, baba urugo rw'icyitegererezo aho batuye. Birarangiye babaye umwe, rukundo ruratsinze, nicyo gituma ubona tunezerewe kubw'uyu muryango mushya. Karenzo bose rwose basa neza, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana kubw'uyu munsi udasanzwe. Ndagira ngo ikiduhuje ni ubukwe bw'abana bacu Moise na Emerance, kandi ni umunsi w'imboneka rimwe mu buzima bw'umuntu. Mu mihango y'itorero dufite uko ndagira ngo murayizi, hari ifunguro ryera, hari umubatizo, gushyingura n'ibindi, ariko umuhango unezeza kurenza iyindi yose, ndetse n'ibyanditswe byera niko bivuga, ni umuhango ubukwe. Haleluya. Kuko ni umuhango nyirizina wahanzwe n'ijuru. Ni Imana Data wa twese yawuhanze. Kandi babwire, Imana ishingira abakurambere bacu Adamu na Eva, ntabwo mwari muhari mwebwe, ariko bwabaye bwiza. Umushingira ari Data wa twese, abamarayika nibo barabakimbagizi, inyoni nizo zari amakorari. Bwari bwiza, baratashye n'ukuri, Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero dushimire aba bana bari hano. Ndagira ngo munyemerere tubanze twakira abageni bacu Moise na Emerance, kuko uyu munsi ni si uwabo se, nta n'undi bawusangiye. Twabakira dute? N'abakobwa batarimo kubakira neza, ni mubakire namwe ejo tuzabashingira mwigira ishyari, muhumure. Reka nshimire n'aba bakobwa bari hano n'abasore banjye. Umva, nari maze iminsi nshingira. Mu muco wanjye ntabwo nyanshingira abakobwa benshi binjiye bakundaga kubasigaye hanze kuko babaga bambaye nabi, ariko ndashima ko mwambaye neza abakobwa banjye. Nimutaha nari gusabira itorero rya Ruhanga iyo myenda mukayisiga hano, maze abageni bose baza baherekeje umukobwa bakazajya bayambara. Byaba byiza bishobotse bayidusigira rwose. Rero reka dushimire Imana. N'abasore murabona ukuntu bakenyeye neza, Imana ibaho umugisha namwe. Haleluya. Reka duturize mu nzu y'Imana. Nabashimaga aba bakobwa, nanshima n'abari abasore namwe mutagira mu hasigaye inyuma. Oya, mwakenyeye kandi mwakenyereye ubukwe, Imana namwe ibaho umugisha. Reka nongere nshime iri teraniro. Nari mperuka kwicara n'iterero ringana ritya, mu bukwe hazaga 3-5, ariko ndashimira abitoro rya Gasiza, abitoro rya Ruhanga, mwese abitabiriye uyu muhango wera. Imana idusangiza ibyiza byo mu ijuru. Rero nshuti nkunda, ubukwe ni umuhango wera washyizweho n'Imana kuko nababwiye muri Edeni. Ubukwe nanone buri mu mihango inezeza cyane y'itorero,
kandi umuhango w'ubukwe urera ku buryo utabona icyo wawugereranya nawo ku isi yose. Hari icyo mwabona? Ntacyo mwabona mwagereranya n'umuhango w'ubukwe ku isi yose. Uyu muhango nanone washyizweho kubera umugisha inyoko muntu yose. Haleluya. Uyu muhango w'ubukwe washyiriweho kugira ngo inyoko muntu yose ibonemo umugisha. Ariko murabizi kugira ngo uteranye ibintu abantu babiri ubateranye bahindukemo umuntu si gitangaza. Umudogiteri wo umuhanga uzi kudoda no yateranye abantu babiri bakaba umuntu umwe. Reka da, uretse Imana yabikoze yonyine niyo yateranije ngo rimwe guteranyaho rimwe bikaba ari ikepura. Ntayo. Aravuze ngo ntayo, ko mutavuze ngo amena. Ntago munezejwe nabyo. Emerance mukobwa wanjye, hari impamvu nimwe yatuma udashyingiranwa na Moyize? Ntayo. Aravuze ngo ntayo. Haleluya. None mwebwe abo mu iteraniro, hari impamvu mubona yabihari yatuma Moyize na Emerance badashyingiranwa? Azabure byiteka ryose. Yewe Mwizerwa Moyize nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe niyo gisubizo Emerance uhereye uyu munsi ujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye. Nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, gusezeraniye ko nta wundi mugore nzigira nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Amen. Yewe niwe gisubizo Emerance nsezeranye imbere y'Imana ihoraho imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Mwizerwa Moyize uhereye uyu munsi bijyanye ngo umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkubere umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa se urwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, usezeranije ko nta wundi mugabo nzigera guharika igihe twembi tuzaba turiho, nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Amen. Moyize mwana wanjye, nta kintu wakwibwiriza cyo gushimira Emerance wakora kikure, ntashimwe watanga. Ibwirize se, ibwirize amarangamutima. Oya wamusumira mbese. Imana iguhe umugisha. Yari yakibagiwe ariko ndakimwibukije. Isezerano nguhaye ry'uko ntazigera nguhemukira. Amen. Imana iguhe umugisha. Maze rero Moyize, ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi, ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi, ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Urugo
nijoro itabaza ntirizima uhora umutabazi na nijoro rekera aho ngaho Mana y'amahoro reka aritwubakira reka nifuza abo bagore kuba batabaza n'abagore bagayifuza gutabara niba gutabaza bati yemwe biri kwaga turapfuye tabara icyo cyakuvanye kwa so na nyoko uje gutabara Mana dufashe mu izina rya Yesu Mukunzi wanjye uri mwiza rwose uri mwiza urukundo nkunda rundutira vino imibavu yawe ni nk'amavuta y'amara ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza ubuhabwa n'Imana arasharaberewe rinyamusa n'inyange ahebuje bose arasharasharaje uw'Imana yampaye asa n'imyerezi iri noni abantu bose uyu munsi baramushagaye banejejwe n'umwari ubahiga bose urakaza neza zagutonesha urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza ubuhabwa n'Imana urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza ubuhabwa n'Imana mukunzi wanjye uri mwiza rwose uri mwiza urukundo nkunda rundutira vino imibavu yawe ni nk'amavuta y'amagano niyo mpamvu abakobwa burya bagukunda nyemerera dutuze duture heza ahandi hatuje hatarangwa ikizinga urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza ubuhabwa n'Imana urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no gukira ndetse n'ubutware ubihabwa n'amashuri wize cyane ariko umugore mwiza ubuhabwa n'Imana urugo n'amatungo biragwa n'ababyeyi ubukungu no